bya puranka z'abajeni b'i Nyarugenge bikomeje gutuma bamwe mu baturage ndetse n'abandi bakoresha imihanda iba igiye itandukanye muri karitsiye babigenderamo ndetse abandi bakabihomberamo, aho bamwe bagenda bakwa amatelefone bagira ngo ni puranka koko bikarangira bayabuze burundu. Ibi ntibyagiye bigarukwaho n'umunyamakuru Mutesi Scovia, aho yagiye avuga ko nta ugomba kumuzanaho puranka kubera ko ngo bagiye babona ko abantu benshi babizanamo puranka nyinshi abandi bakagenda banabihomberamo, cyane ko twagiye tubona ko hari uwaje gukubitwa ndetse undi akaza gukurwa fone ku gutwi. Muri ubwo buryo muri kugenda mubyibonera kuri screen yanyu. Ibi byabereye hehe rero? Nubwo ntangiye nkubwira ko ari Nyarugenge, urasabwa kuntega amatwi nkagenda nkubwira n'umurenge ndetse ukagenda unamenya neza amagambo uyu Mutesi Scovia yaje kugenda abwira bamwe muri aba ngaba basanzwe bakora ibyo twebwe dusanzwe twumva cyangwa tunabona kuri social media bakunda kwita puranka. Puranka ikomeje kuvuza ubuhuha muri Nyarugenge ndetse no mu tundi turere tugize uyu mujyi wa Kigali. Birashoboka ko no mu ntara ibi ngibi biba byaragiye bigerwaho cyangwa se munabyumva ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ijambo puranka ntabwo ari ubwa mbere ubu byumvishe, ariko uburyo abantu benshi bakunda kubikoresha nibyo biteza impungenge ndetse n'akandi kaga kaba gaherekejwe n'ubujura, nk'uko twagiye tubyibonera muri bamwe mu baturage bagiye batanga ubuhamya ndetse n'abandi batuye muri uyu mujyi wa Kigali bagiye baduhamiriza ibyabaye kuri bo mu minsi yagiye itambuka, aho bamwe bagiye babacucura utwabo nyuma bakaza kugenda bababwira ngo ni puranka kandi nyamara ibyabo byaheze. Ni mu kaga gato byose mbikugezeho wowe neza amatwi, nta kindi usabwa usibye gukomeza ukabana nanjye tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru mu minota mike tugiye kumarana ahangaha. Byose nanjye ndaba mbikugejejeho. Reka mbwire na wawe ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere nadusubscribing kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tukugezaho buri uko bwije nuko bukeye, ariko kandi wibuke ukore n'ukuri kari akantu k'inzogera kugira ngo ujye wakira notification buri uko twaprodinze inkuru cyangwa buri uko dushyizeho inkuru. Ujye tugiye kubana muri aya makuru nkaba nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Yes, ngira ngo watangiye ubyumva ko ari ibikomeje kugenda bigorana cyane mu bajeni bacu. Ubwo navuze abajeni mba nagiye nikatakatisa hirya no hino mu rubyiruko nkagenda numva uko bimeze, aho benshi muri bo batagishaka kugira ibyo bakora, ahubwo baba bumva ko banatungwa n'iby'abandi. Ari nabyo byagiye binagarukwaho n'inzego zigiye zitandukanye, yewe natwe abanyamakuru tukagenda tubigarukaho, cyane ko nagenda nakubwira ko n'uyu mugenzi wanjye Mutesi Scovia yaje kugira icyo abivugaho cyane ko byabaye ahangaha namwe muri kugenda mwirebera. Ubwo reka nizere ko wese umenya ko nagarutse muri aya makuru. Ni amakuru abagezweho, ni amakuru mba ngiye kukugezaho. Nizere ko utaraza kuntenguha ngo aya makuru uyansigemo njyenyine. Ndacyabwira wa wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere nakore subscribe cyangwa se abone, ariko kandi akore no kuri kari akantu k'inzogera. Urabizi ko nashobora gukora ikosa ryo kukugezaho amakuru nk'aya ngaya aba yizewe ntabanje kuguha ikaze. Ubwo ndi kuvuga mwebwe dusanzwe twibanira umunsi ku wundi. Reka mbasuhuze kandi mbabwire ko mbakunda, by'umwihariko mwe muba mutuye mu ntara zigera kuri enye zigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari abatuye mu ntara y'Amajyaruguru, nabasuje cyane n'abatuye mu ntara y'Amajyepfo, mwese ndabakunda. Abatuye mu ntara y'Iburasirazuba iburengera bwaryo, mwese mwumve ko mbafite ku mutima, by'umwihariko mwe duhorana muri uyu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko mumeze neza cyane, ariko ibintu bya puranka mubyihorere kuko bituma ibindi bintu biba bibi cyane kuruta uko mwakagombye gutegura izo puranka zanyu, bigatuma bamwe bagenda banabihomberamo abandi banabibabaramo, nk'uko tuba twagiye tunabyibonera. Abadiaspora namwe reka mbasuhuze, ari abatuye ku mugabane wa Afurika, hari n'abatuye ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko abantiga amatwi bari hariya United States, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nizere ko namwe mumeze neza, by'umwihariko abantu
abanteze amatwi bari hariya hakurya Canada, mwese nizere ko mwongereye volume ataza kugira ijambo na rimwe ribacika. Ndacyabibutsa ko ishakiro ry'amakuru nk'aya ngaya yizewe nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ni Sharire OG TV. Nanjye ukajya uhora unyumva kuri izi mikoro buri uko bwije nuko bukeye. Birashoboka ko hari unteze amatwi atamerewe neza n'ubuzima cyangwa n'imibereho ya buri munsi. Wowe utamerewe neza n'ubuzima, birashoboka ko waba urwaye cyangwa urwaje. Wowe urwaye reka nkubwire ngo urware ubukira. Wowe urwaje umuntu wawe wimwinubira cyangwa se ngo ucike intege zo kuba uri kumwitaho, ni wowe akeneye aka kamwanya. Niba ngombwa unamusengera, ubikore nk'uwikorera, kuko twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ariko kandi reka nkomeze kugenda mbwira na wa wundi utorohewe n'ubuzima, ubwo ndi kuvuga imibereho tugenda tubaho cyangwa tubamo ya buri munsi. Niba ubona uyu munsi byanze, humura, ejo bizakunda. Ariko kandi ukure n'amaboko mu mufuka, ugerageze uturimo twari two twose dushoboka. Birashoboka ko waba aka kanya uri kwinofwaguza ikiyede, nyamara hari n'abakibuze. Niba ugize amahirwe y'aho wakibona, kura amaboko mu mifuka ukore, ubundi ubuzima bugende bwendereye. Imana irajya igenda ibona gukora kwawe, igende inagucira inzira mu buryo wowe utazi. Sinyambabwira ko Imana ifite inzira zirenze ibihumbi, harimo n'iyawe. Rero ntugacike intege. Ikaze. Ibi ni ibyabaye muri uyu murenge wa Muhima, nk'uko twagiye tubitangarizwa na bamwe mu baturage ndetse n'abandi basanzwe batuye ahangaha muri Muhima. Ubwo twagiye hano mu Njamena tayari, aho bagiye batanga ibyifuzo ndetse basaba no gukorerwa ubuvugizi ngo bamwe mu nsoresore, ubwo ni abajene muri rusange, bagenda bagaragara mu makaritsiye aho baba bavuga ko bari gukina prank, nyamara bikarangira hari ababibariyemo, abandi ngo bakabura amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Aba ngaba bababwira ngo ni prank barimo, bikarangira ibyabo babihombye. Bagiye bavuga ko hari n'abakubitwa ku manywa y'ihanga, ukagira ngo rwose ibi ngibi bari bubyishyurire, cyane ko bamwe bagenda banababeshya ko ngo prank bagiye gukora ari iminota runaka, bakabashukisha n'amafaranga, ubona ko ari ntica nikije, bikarangira n'ubundi wa wundi aherukiye bwa bufaranga bukeya, bya bindi by'agaciro bye bigahera burundu. Twaje kuganiriza Mutesi Scovia, akomeza agenda avuga ko aba bajene b'i Nyarugenge bakwiye guhindura uburyo bakinamo izi prank, kuko ngo bitabaye ibyo ngibyo hafi ya bose twazasanga barageze hariya i Madrid. Ubwo ndi kuvuga imageragere n'ubundi ya Nyarugenge. Bavuga ko ngo uburyo bakinamo izi prank biteye impungenge, kuko ngo uba usanga benshi muri bo ari ibisambo, ntabyo kuvuga ngo bari gushaka gutwika za social media, ahubwo baba bari kugenda bishakira bya bindi by'ako kanya, ngo nibakure amaboko mu mufuka bakore, ngo kubera ko iyi Kigali uba usanga kwibamo kenshi benshi bayibayemo ari uguteka imitwe muri ubwo buryo buba bugiye butandukanye. Ariko kandi n'inzego z'umutekano zagiye zivuga ko zabahagurukiye, aho zagiye zifatira bamwe mu byuho, ndetse bamwe bagenda bavuga ko baba batumwe n'abandi. Ariko ibi ngibi ngo polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego z'ibanze ngo ntibazigera bihanganira abajene bakishandika mu bujura cyangwa se mu butekamutwe nk'ubu ngubu, kandi byitwa ngo niba Rwanda rw'ejo dufite, ngo ntago waba uw'ingirakamaro ku gihugu uri gutekera abantu imitwe witwaje za gahunda nk'izi ngizi abajene benshi dusanzwe tubazimo. Uyu Mutesi Scovia yakomeje avuga ko ngo uzamuzanaho ibintu bya prank ngo nawe azamwereka ko nta by'imikino muri prank. Ubwo reka nizere ko mbambarabuye, kandi reka mbone no kubashimira, mbabwire ngo ahangaha twari mu Njamena, aha ni ku Muhima i Nyarugenge. Ubwo habwirwa benshi hakumva bene, nizere ko ejo n'ejo bundi ntazumva ngo bagufatiye muri ibi ngibi, utazansebya, utazantenguha. Uri umujene nabonaga ko uri n'umusirimu mwiza cyane kandi ufite ejo hazaza hawe heza. Bityo rero bishaka ibyo wakora byaguteza imbere, kuruta uko wajya muri ibyo ngibyo byaba byanashyira ubuzima bwawe mu kaga cyangwa kariyeri yawe ugasanga irangiriye naho ngaho. Reka tuze gusubira mu mikoro yacu ari imbere. Nyumvaga kuri mikoro ni wa muhungu wanyu nitwa Sharire OG. Reka nkubwire ngo wakoze cyane. Abantu benshi murabizi ko mbahoza ku mutima kandi mbakunda. Asante sana.